yacu uyu munsi tuyitangiriye mu modoka. Hari ababyeyi batatu baba bari mu modoka ndetse banezerewe cyane bari kugenda baganira. Gusa nubwo bari kugenda baganira bisa nkaho bishimye, harimo umwe witwaga Dativa, gusa uko byagaragara ko we ntabwo yayishimye kandi yari ababaye cyane. Atese Dativa ko tubona ubabaye kandi wihebye cyane byagenze biti? Ati oya rwose mama Karindi kumva mabaye ndetse sinzi ibintu biri kubaho muri iyi minsi pe. Ati oya se kandi n'ibiki se kandi biri kubaho byatuma wiheba gutyo? Uzi ko imodoka yose ushobora gutekereza ko ufite ikibazo kandi ko n'abantu bose mu hano rwose barishimye uretse bari kureactinga nk'umuntu ubabaye pe. Dufashe utubwire byagenze gute, ni ikihe kibazo cyakubayeho? Shamo bereke mwe ntabwo mwabyumva, gusa ndikumva ameze nabi pe, ndikumva ntishimye sinzi ari kubera iki. Oya rwose nawe pe rwose no kubera icyo utishimye byagenze biti? Hari ikibazo cyaba nyine tubwira, ikibazo waba ufite basi tugira icyo tugufasha. Ese mama Kari kuri kuvuga nkaho utabizi, sowe comptable rwose yiriya kampani yacu, wewe ko rwose ibintu byose biri kugenda biba bibi ndetse ko turi kugenda duhomba cyane. Ese dati nibyo ngibyo wavugaga? None se uri kumva kukureba iriya nama tugiye muri kubona iri buze kuba yagenda neza gute koko? Urabizi neza rwose uriya mu boss wacu adufungana umutwe bya hatari, tuzi ko ari buze kuba yasobanukirwa cyangwa yumve ko rwose kuba twarahomye. Ntizi ko ari buze kuba yakumva neza rwose kuba twarahombye ko nta bujiji burimo ahubwo ari ibyago byatugwiriye. Rwose dati ntugire ikibazo, ndibuze kuba nabimusobanurira kandi rwose ndabizi neza araza kuba yabyumva. Reka guhomba n'ibintu bibaho ndetse bisanzwe, rero ntabwo byagakwiye kuba biri kugutesha umutwe ngo wihebe ndetse bigaragare gutya pe. Urababaye cyane ku buryo buri muntu wese yareba ndetse akamenya ikibazo ufite. Shabirekewe ntabyo uzi, ndababaye ahubwo na gusa ndababaye cyane kurusha uko ubitekereza ahubwo. Gusa reka nkomeze ndebe wenda hari Imana iribuze kuba yagira icyo ikora. Gusa nyine mfashijwe n'Imana basi boss yabyumva pe, akumva ikibazo twahuye nacyo muri iyi kampani kuko ni ibibazo cyane pe. Wewe rwose ntugire ikibazo pe, ntugire ikibazo, biribuze kuba byakemuka kandi biraza kuba byacamo kandi boss rwose araza kutwumva. Ngende kumva nta mpamvu rimwe ufite ko yatuma wiheba pe. Wegerageza rwose wiyakire kandi wishime pe, ndabizi biraza kuba byakunda. Gusa bari mu modoka, imodoka yageze aho yagombaga kuba yahagarara kugira ngo babashe kuba bavamo ndetse bajye mu nama bari bagiyemo. Dativa ndetse na mama Karine n'undi mubyeyi bari kumwe bahise kubasohoka mu modoka. Gusa mu gusohoka mu modoka bagiye birukanka, ariko Dativa we yagendaga biguru ntege. Atese Dativa kuki uri kugenda nk'udashaka koko? Sha mama Karine ndikumva ino nama rwose ntayazi, ndikumva mfite ubwoba sinzi bigiye kuba byambaho. Ese sinaherutse usenga ndetse unizera we, ubwo bwo ufite n'ubwiki? Reka twirukanke rwose turagufatira umwanya, dushobora no gusanga rwose imyanya yashize. Ubwo turi bugufatira umwanya rwose uraza kuza dusanga ndetse turaba twicaye. Ese barakwereka rwose Dativa bitewe n'ibibazo yari afite ndetse n'agahinda yahise kajya muri dushe ndetse mu kujyamo yari yicaye arasenga, dore ko yari kubona nta kindi gisubizo yabona mu bibazo bye byose yari afite. Ati Mana ndakwinginze basi unkize uyu munsi rwose pe, unkize uyu munsi kuko uriya mugabo anyirukanye mu kariya kazi sinzi ko nabigenza. Use ko abana banjye bakiga gute? Ese ko umutware wanjye we harwaye ndetse abana n'ubumuga kuko yabaho gute? Mana ndakwinginze kugira ngo basi nuke ko nageze ngukorera, basi ungirire neza ndebe ko Mana hari ahantu nahava amahoro ndetse ko batanyirukana. Gusa muri ibyo byose Dativa ubwo yasengaga, dore ko rwose yari perezida w'iyo kampani kandi niwe wari uyihagarariye, rero yagombaga gukora ibishoboka byose ndetse akiyambaza Imana kugira ngo arebe ko basi aho hantu yahava amahoro, dore ko bari barahombye muri kampani yabo amafaranga menshi ndetse cyane pe. Gusa mama Karine we mbere yuko yinjira mu nzu y'inama yarabanje yagenda ndetse ahura na boss wabo. Ati mama Karine bimeze bite se kuri aha ngaha? Ati naje mperekeje Dativa rwose twaje muri iyi nama yanyu. Ese ko mbere wazuzanye na Dativa? Ese ko nabonye ku rutonde rwanyu rwose kampani yanyu subiye inyuma, bimeze bite, byagenze biti? Wareka n'iki se muyobozi wacu kuri ya mugore rwose adashobotse? Uriya mugore aho duhombye ahora agura ibintu bidafite umumaro, wagurira abakozi ibintu ngo ari kubashimisha ndetse ari no kubashimira. Nyine ikigaragara cyo rwose kuba kampani yacu yarasubiye inyuma n'ubujiji bwa Dativa pe. Ese mama Kari ibyo bintu uri kumbwira kuko bifitiye amakuru neza nibyo? Yego rwose perezida nakubeshya nkagera ku cyo, urabizi ndi comptable w'iriya kampani. Ati yego rwose uri comptable, rero sinumva comptable wagakwiye kuba uri gusebya kampani yanyu. Ndakeka wagakwiye kuba uri kumbwira rwose ibintu byose ndetse ukambwira uburyo byagenze neza nta muntu ushinjije amakosa. Oya rwose perezida urabizi n'izi ibintu bya comptability, ibintu by'icungamutungo, rero byashatse kuvuga ko byange bikunda ibintu byose iyo bihombye muri kampani mba mbibona ndetse mba mbitegeye amaso. Rwose ndakubwiza ukuri kuba kampani yacu yarahombye Dativa nawe bifitemo uruhare. Uri serious ko turi kumbwira ko mama Kari?
yego rwose muyobozi ndisereye ntabwo ndi kukubeshya ndetse nkubeshye ngo bimarire iki rwose kuba byarahombye ndabizi neza n'uriya mugore wabigizemo uruhare kubera ko nyine ibintu byose agura ni ibintu bidafite umumaro utagira aho bigeza kampani pe. Ati ndi kubona rero ndibuze kuba namukura mwa buriya buyobozi bwe ngashaka undi muntu mbashira kuko sinakishimira kubona kampani nashizemo amafaranga yanjye ikomeza guhomba pe. Rwose perezida ntugire ikibazo ndagerageza mbikoreho ndi no kubikoraho gusa ikibazo nyine kuba tukiri gukorana ni ikibazo kuko ngerageza n'ibyo nkoze byose bitabyongera bikangirika kuko amafaranga tugerageje kuba twasevinga n'ubundi rwose aragenda akayashyira mu bintu bidafite umumaro. Ati saa nta kibazo rwose reka tujye mu nama ubwo nituza kuba twava mu nama turaza kuba twabivugaho neza turebe nyine umwanzuro turebe igisubizo turebe nyine uburyo twabikoraho pe. Saa rwose muyobozi nta kibazo muraba mudufashije gusa ni ikibazo pe urabona ni ikibazo ndetse cyane rwose ntimugire ikibazo turaza kuba twabikoraho ndetse turabikemura kandi rwose mwizere ntimugire ikibazo pe. nuko barakwereka wa mushuti rwose mama Karine wari uri aho ngaho hafi ya Sekaza aramusanga ati se mama Karine ari kuvugana iki na muyobozi wacu. Ati yari ari kumbaza uburyo kampani yacu iri kugendamo nyine yari ari kubimbaza ati nizere ko rwose washirishijemo dativa nizere ko utazanye ubugoryi. Nagerageje uko nshoboye rwose ndakeka nshizemo isukari ndetse n'urusenda pe ndabivanze byose. Umubwiye gute se kandi we? Mubwiye ko nyine byange bikunde kampani yacu kuba yarasubiye inyuma rwose uriya mugore ari wabigizemo uruhare kandi rwose uko mbibonye we usukase kabyumva ndetse biramubabaje ambwiye ko hari icyo agiye kuba yabikoraho. Ariko mama Karine ubwo dukoze bino bintu rwose dativa ni umubyeyi mwiza pe kandi urabizi rwose ngiye yampaye akazi ngakeneye. Ati umva rero utangiye kuzana bwa bugoryi bwawe bw'impuhwe ndetse n'ibiki kuba yaragwaye isakaza bwakeneye bishatse kuvuga ko rwose erega dukeneye kuba twamukuraho tukabona uko tuzajya turya ariya mafaranga neza we kandi wibuke neza ko rwose kuba iriya kampani iri guhomba ari twe tubifitemo uruhare hari amafaranga menshi ngiye nawe twagiye tunyereza. Yego rwose mama Karine ndabyumva gusa se twagakwiye kumwirukanisha koko. Ati we rwose reka tumwirukanishe ndetse byose babimushiraho nibamara kubimushiraho twe tuzabona uburyo bwiza rwose bwo kujya turya amafaranga ndetse nta n'umuntu utubangamiye. Ati koko wa mugani mama Karine ibintu uvuze nibyo pe asiba ibintu papa Karine nabimenya rwose bizamugwa amahoro ndetse azabikunda. Ati we rwose ntugire ikibazo pe ntugire ikibazo ndabizi neza ntacyo bizamutwara kandi rwose papa Karine nsugu yaba ahuriye he nabyo we bireke ndetse ntunabitindeho. Gusa bakiri muri ibyo rwose dativa yahise kaza ndetse abasanga aho ngaho. Ati mama Karine kuki se mutinje ko mwari mwambwiye ko muri buze kuba mwamfatira umwanya byagenze biti? Rwose dati ihangane pe twasigaye hano hanze tukurindiriye ko twabonye tutari buze kuba twagusiga uzi kuko twasiga perezida wacu tukajyamo hariya tuvuga ko tujyanye iki. Ese ari gukora iki muri toilette ko watinze? Nyine nagezeyo mu nda ariko ndi kumva mfite ubwoba we sinzari kubera iki. Ariko se dativa koko wowe ufite ubwoba bw'iki amafaranga ntabirenze mani uriya muyobozi wacu aratwumva ndetse turaza kuba twabimusobanurira nk'uko nabikubwiwe ntugire ikibazo rwose pe. Sinagakwiye kuba nagira ikibazo ariko amafaranga twahombye ni menshi cyane pe sinzi uburyo biri buze kuba byagenda pe. Rwose ntugire ikibazo rwose ndabizi biraza kuba byakemuka ahubwo tugende ndetse twinjiramo tujye mu nama. Nuko binjiye mu nama gusa mu kwinjira mu nama rwose kampani yabo bayitangaje nka kampani yahombye ndetse yakozwe n'ikimwaro rwose itarabashije kuba yakurikiza inshingano zayo. Dativa baramugaye cyane ndetse arahasebera cyane ndetse bahise kuba banapanga uburyo babasha kuba bamwirukana. Inama ikimara kurangira perezida wabo bose yaraje ndetse asanga dativa ati se dativa bimeze biti? Ati rwose ni sawa perezida nyine narahombye kandi nyine nabyumvishe pe mwambwiye gusa mumbabarire pe mumbabarire biriya bintu byabaye si bizongera kuba byabaho pe. Rwose dativa ntugire ikibazo ndetse ntubyibazeho cyane kuko ubu ngubu rwose wamaze kuba wakirukanwa ntabwo ukiri muri kampani yacu kuko nyine tujya kuba twashaka undi muyobozi pe kuko we ntabwo twakishimira guhora duhomba pe ntabwo twakishimira guhora duhomba tujya kuba twashaka undi muntu ndetse abasha kuba yadufasha kuko rwose ibintu byo kwaya muri kampani yanyu ndetse amafaranga muyakoresha ibintu bidafite umumaro ntacyo bimaze ndetse nta nicyo byatugezaho. Ntabwo dukeneye umuyobozi rwose ukeneye kuba yasevinga amafaranga kugira ngo kampani yacu itere imbere. Perezida hari ikintu uvuze ndetse ndabashije kuba nakumva neza ngo kampani yacu yaya amafaranga iyayase mu buhe buryo perezida? Erega amakuru yose dativa mbanya afite nubwo mba niturije biriya bintu rwose mwirirwamo ngo byo kuba mwashimisha abakozi ngo duhimbaza muziki wa buri munsi ibitaramo bya buri munsi mufata amafaranga ndetse mukayashora mu bintu bidafite umumaro by'ibyishimo rwose biriya bintu ntabwo mbishyigikiye ndetse nta nubwo mbikuzi dore ko nta nicyo byatugezaho. Rero niyo mpamvu nafashe umwanzuro wo kuba nashaka undi muyobozi ndetse uri seriye kuko ntabwo nakishimira ko rwose nsubira inyuma hagati yawe y'ubugoryi bwawe rwose.
none se perezida ushatse kuvuga ko rwose ugiye kuba wanyirukana? Ati of course rwose ntabwo nakomeza kuba nakishingira kuba twagumana muri kampani, gusa ngiye kuba nagukuramo ndetse ndebe ko nashaka undi muntu rwose ushoboye pe. Ati sawa rwose nta kibazo, nimba ariko mubishimye none se nabigenza gute? Ahubwo ugire vuba ndetse usinye ko kontra yawe irangiye, cyangwa rwose uhitemo dufate amafaranga yose wahombye tuyakwishyuze. Ati we rwose umuyobozi nta mpamvu yo kuba twabigira birebire ndetse yo kuba twabiburaniramo, ntacyo rwose ndakumva ndetse cyane kandi mumbabarire rwose kuba narahombye, ndabyemera n'ubujiji bwanjye kandi ntabwo bizongera pe. Ok, kuba bitazongera rero ntabwo bivuze ko uri busubire muri kampani already gutya twakwirukanye, reka ndebe uburyo rwose nashaka undi muntu rwose wabasha kuba wayobora iriya kampani. Nuko Dativa nuko nk'uko bahise bamwirukana muri kampani, nta nubwo yigeze asezera rwose wa mama Karine kuko yahise kava mu nama afite agahinda kenshi ahita akatajya kuryama. Gusa mu kubyuka rwose yasanze umwana wari muri salo ndetse amutegereje. Ati se mama ko waje ugahita kuryama kandi wari wambwiye ko ugiye mu nama, kuki utambwiye byagenze biti? Mwana wanjye rwose yive none ndi kubona ibintu byanjye rwose nta mugisha ubirimo pe. Wese kandi mama gute se nta mugisha ubirimo kandi uzi gusenga kandi ukaba wizera mama, no kubera icyo wacitse intege ndetse wacogoye? Mwana wanjye hari igihe rimwe na rimwe rwose ibibazo bitugeraho ndetse bikatubwira bigatuma rwose twirengagiza ndetse tukirengagiza ibyo Imana yadukoreye. Ubwo gutya ndi kumva rwose nacitse intege, ndi kumva nta kintu mfite na kimwe cyo gukora mwana wanjye. Ese mama si wowe ujya uhora unyigisha kwizera ngo nizere ndetse nkomere, ni ukubera iki kwizera kwawe waba wagutakaje muri ubu buryo koko mama? Oya rwose mwana wanjye yive, ubuse koko uri kubona uri buze kuba wabaho gute? Urabizi neza uri muri kaminuza kandi rwose ukeneye kuba wakiga. Use kuko uziga gute? Nzafata amasambu yanjye nyagurishe kandi ubizi neza ko ari yatunze barumuna bawe. Oya rwose mama nta mpamvu yo kuba wagurisha amasambu yawe, ndabizi neza nyine kwiga byanze ndetse hari n'ibindi byinshi nakora mama. Ese we ko wari untunze wigeze wiga? Oya rwose mwana wanjye ntabwo nigeze niga, ariko urabizi neza ko muri ubu buzima bw'iki gihe rwose kubaho utarize ni ikibazo ndetse kigoye cyane. Oya rwose mama nta mpamvu yo gutakaza ibyiringiro pe, nta mpamvu yo kubabara ndetse ngo wihebe. Ese mama akazi kawe mbere y'uko ukabona wari uzi ko uzakabona koko? Oya rwose mwana wanjye nari nzi ko ntazakabona ndetse byari bigoye kugira ngo mbashe kuba nakabona. None se mama ni ukubera icyo ufite ubwoba ndetse wihebye cyane uri kumva ufite agahinda? Oya rwose mwana wanjye yive, ubuse koko uri kubona uzabaho gute? Urabizi neza ubu bagiye kungaya ngo ndi umugore w'imburamukuru ndetse udafite icyo gukora ndetse urangana kugira ngo akazi kiwe akaburi. Oya rwose mama wirira ndetse wigira ikibazo mama, ndabizi neza bizacamo ndetse bizakunda, nta mpamvu yo kugira agahinda ndetse ngo wiganyire bigize hano rwose mama. Oya rwose mwana wanjye yive, ndi kumva byanshaze ndetse sinzi icyo nabasha kuba nakora, gusa icyo mpamya neza ndashidikanya uko byase kose rwose abantu tubana muri kampani ashobora kuba aribo bangambaniye ndetse bakabasha kuba banyirukana, kuko none ubu sinjya numva ukuntu nahombye pe. Oya rwose mama wigira ikibazo. Ese mama urabizi neza, ese kano kazi basi ukabona wari uzi ko uzakabona? Mwana wanjye yive ntabwo nari nzi ko kano kazi uzakabona pe, nari nzi ko nyine nzabaho ndetse mbayeho mbabaye gusa Imana nyine yaje kunshira akayira ndetse mbona kano kazi. Yego mama rwose Imana yaje kugucira inzira ndetse ubona kano kazi, bishatse kuvuga rero Imana yatumye ubona kano kazi izatuma ubona n'akazi, nta mpamvu yo kugira nyine wihebe bigize aho ngaho mama. Ndi kubona wababaye ndetse bishobora no kukwafekita bikakuviramo kuba watekereza ibindi bintu rwose bitari byiza. Oya rwose mwana wanjye ntugire ikibazo, umeze neza ndetse ndakomeye, ahubwo rwose jya kuryama ndetse usinzire, tuzasubira ejo ndetse ndabizi neza Imana izatugirira neza, nta mpamvu yo kwiheba mwana wanjye, ndabizi uziga kandi uziga neza rwose. None se mama kuri kumbwira ngo uziga neza kandi ukaba uri kurira wagira ese mama nta n'amafaranga wigeze usevinga? Oya mwana wanjye ndabizi ntuzi ko nahise kunkohereza ku ishuri ndetse ukajya kwiga. Mama ihangane rero, nta mpamvu yo kuba warira rero, ihangane ndabizi neza bizakemuka ndetse ibintu bizagenda neza, nzabona amafaranga mama kandi nzakwitaho. Gusa barakwereka mama Karine aho yarari wese katanditse gutaha yatashye afite ibyishimo byinshi. Gusa mu gushika mu rugo rwose umugabo we yaramurebye ndetse arabyibwira ati se sheri ko mbona wanezerewe cyane byagenze biti? Papa Kari wareka n'iki? Siko byasa kose bashobora kuba bagiye kuba banzamura mu ntera rwose. Oya se kandi umugore mwiza agiye kuba bakuzamura mu ntera se gute? Kandi kuba uri comptable simbona baguhemba amafaranga menshi, reba inzu y'umuturirwa tumaze ku nyine umugore wanjye ukora neza cyane pe. Na rwose mugabo mwiza ndabizi nkora neza kandi rwose byose mbikesha wowe, urabizi neza ko dufatikanya muri byose kugira ngo tubashe kuba twakiteza imbere. Yego rwose mama Kari dufatikanya muri byose kugira ngo tubashe kuba twakiteza imbere, gusa ujye wibuka ikintu kimwe mugore mwiza, ikisi kandi mugabo mwiza, nyine ujye wibuka kuko byasa kose ikintu cyose uzajya ukora ndetse n'amafaranga yose uzajya ukorera uzajya wibuka ko turi abakristo.
ese kandi papa Kari ubwo se kandi ibyo ngibyo ni ibiki utangiye kumbwira? Mama Kari urabizi neza njye akazi kanjye ejo bundi baranyirukanye urabizi. Yego rwose papa Kari ndabizi barakwirukanye pe. Ese wabuze impamvu banyirukanye? Oya papa Kari si wambwiye se ko kampani yanyu yahombye? Oya rwose mama Kari ntabwo ari uko kampani yacu yahombye pe, ahubwo nyine nagerageje kwitwara nabi ndetse nkagerageza kuba nanyereza amafaranga nyine ndetse ngafata amafaranga nkayajyana mu buryo butemewe kugira ngo mbashe kuba nabona inyungu y'umurengera ndetse nyinshi cyane. Ariko rwose ndakeka urabona ingaruka byanzaniye. Urabona gutya ndicaye mu rugo nta kazi mfite na twa dufaranga duke rwose nahembwe dore maze iminsi myinshi ndetse nta n'utwombona. Niyo mpamvu rero nkubwira ngo ugerageza basi kuba uri kontabule ufite uburyo bwinshi bwo kuba wabona amafaranga, ariko basi amafaranga yose ubonye mugore mwiza aba anyuze mu mucyo, sibyo mama Kari? Yego rwose papa Kari kandi ntugire ikibazo pe. Ese ntunanyizera koko? Oya rwose mama Kari urabizi neza ndakwizera kandi cyane, gusa nyine jya ugerageza pe, jya ugerageza amafaranga yose ukorewe basi aba anyuze mu mucyo. Sinshaka ko rwose uzirukanwa ndetse ukirukanwa nk'uko nanjye nirukanwa, kuko nimba ari ikintu mbamo nakinteye ipfunwe ndetse kimbabaje cyane. Nyine nacyo kirimo pe, nacyo kirimo mbamo nafite ipfunwe ryinshi cyane, mba numva mbabaye ndetse mfite agahinda. Oya rwose mugabo mwiza ntugire ikibazo, njye ntabwo bazigera banyirukana pe, nzakora uko nshoboye nkore neza ndetse akazi kanjye nzagakora nyine zashiraho umwete pe, ndabizi neza ntabwo bazanyirukana kandi please we nyizera mugabo mwiza. Nta kibazo rwose mama Kari ndakwizeye kandi cyane, kandi mba mbona rwose uri umugore ufite ubwenge ndetse umugore uzagira icyo angezaho. Oya rwose papa Kari nta mpamvu rwose, nta mpamvu, nanjye mba mbona uri umugabo mwiza kandi ndabihamya neza ko rwose nawe ufite icyo uzangezaho. Ya that's why rwose mugore mwiza ndi proud yawe pe, mba numva nezerewe ntewe ishema no kuba ngufite. Yego rwose mugabo mwiza nanjye ntewe ishema no kuba ngufite kandi rwose abatagufite bakwifuze maze. Oya rwose mama Kari nawe rwose uko tumutangiye kumbwira turanjagaraza basi abana basinziriye. Yego rwose inshuti na Karine bose basinziriye, reka natwe tujye kuryama ndetse turuhuke. Barakwereka bosi wabo aho yarari ndetse yicaye muri biro yiwe rwose yagiye kubona abana b'umugore w'inshuti ya mama Kari namusanze muri biro. Ati mama Joy kuje hano se kandi uje kuba wakora iki? Ati nyine bosi se kuba naza ndetse nkabaganiriza nicyo bitwaye? Oya rwose ntacyo bitwaye ndetse nta n'ikibazo kibirimo, ahubwo nyine nuko ntunguye rwose ntiwajya gukunda kuba waza hano rwose kuri biro yacu, sinzi igitumye rwose uhagera. Oya rwose narinje kugira ngo basi mbaganirize gato, dukeneye no kumva ibitekerezo byanyu kugira ngo mutubwire uburyo twakiteza imbere ndetse tukamera neza. Oya rwose mama Joy rega se kugira ngo biba byoroshye kuba umuntu yatera imbere mu buryo bworoshye, biba bisaba rwose kugira ngo umuntu akore cyane ndetse ashireho umwete. Shayego rwose bosi niko mbibona pe, kuko mbona bitoroshye ndetse mbona bikomeye, biba bisaba umuntu rwose bamugana akorana umwete. Yego rwose mama Joy biba bisaba umuntu akorana umwete ndetse ntiyicare ndetse ibintu byose akoze nyine agerageza gukora amanyanga yose ashoboka kugira ngo basi arebe ko yatera imbere, gusa muri ayo manyanga ntihagire umuntu n'umwe rwose umubona. Ubwo se bosi bivuze ibintu by'amanyanga nyine ntabwo mbisobanukirwa, gusa mushatse kuvuga iki? Nyine mama Joy ikintu ushatse kukubwira ugerageza uko ushoboye, washaka nyine ugakora uburyo bwose ugakora utikoresheje pe, ugakora cyane ku buryo ugerageza nyine bya bintu byawe ukabigeraho ndetse ukabikora neza ku buryo nta muntu uri buze kuba yabibonamo ikosa. Sha bosi rwose mba mbibona pe, mba mbibona kuko namwe rwose mba mbona mukora cyane, niyo mpamvu wenda hari mwateye imbere kuko mba numirwa mbona imitungo mufite nkikanga. Ati yego rwose mugore nyine turagerageza tugakora kugira ngo tureko twatera imbere, gusa gerageza rwose ubishe ku ntego kuko na n'ubu sindumva icyakuzanye, ndabizi neza hari igitumye rwose uza ahangaha. Nyine bosi murabona rwose dative already mwamaze kuba mwamwirukana, kandi ndatekereza ko rwose kampani yacu nta gutya nyine ubu nta muyobozi ifite pe, nta muyobozi ifite iri yonyine, nta muntu ifite uri kuyobora. Yego rwose ubu nta muntu dufite rwose uri kutuyobora, turi aho ngaho nyine kampani yanyu yabaye nshizeho mu makarini gusa aho ngaho ni nk'uwizi bacyuho rwose, ntabwo ari umuyobozi, ntabwo turari twamukonfirima ko yaba perezida wanyu. Ati yego rwose nyine twari tugize ngo tubasabe nimba byakunda basi natwe mukazatugira icyo cyizere nyine tukagerageza tukareba ko twabasha kuba twayobora rwose natwe, kandi turababwira ko rwose mutugira icyo cyizere ntabwo kampani yazigera ihomba, nyine ntabwo yazongera kugwa muri manga nk'uko uriya mugore yari yarabikoze. Ati rwose nawe urasetsa, ubu se koko ushatse kuvuga ko rwose iriya kampani wayishobora ndetse ukayobora neza ku buryo itasubira inyuma nk'uko uriya mugore yabikoze ndetse igasubira inyuma ikajya hasi cyane?
rwose ntabwo yajya hasi kandi ndabikwijeje pe. Ati ok sa rwose nta kibazo, gusa ni ibintu bisaba ikiguzi ntagira ngo rwose wapfa kuyijyamo byoroshye. Ati bisaba ikihe kiguzi se kandi boss? Nyine ubwo nawe urabyumva, si ubwo turi umuntu mukuru ni ngombwa ngo mbigutondorere byose mbikumenyeshe, ntabwo wabashije kuba wabyumva koko? Boss rwose sinjye kwirwa nkubeshya, ubu ntacyo ndi gutoramo rwose, ntabwo ndi kubisobanukirwa pe. Nyine ikintu ushatse kukubwira ubwo nyine nawe urabyumva ni ukushimisha ndetse tukishima, gusa nitumara kwishima rwose tugira ikibazo kampani rwose uzayobora ndetse izaba iyawe. Ati none se boss ushatse kuvuga ko rwose n'uriya mugore Dativa kugira ngo ayiyobore ari uko nguko byagenze? Ati jure kuriya ninjije ntukajya ushaka no kuba wamumbwira, ahubwo ni ari nayo mpamvu rwose kampani yacu yatumye rwose ihomba pe. Ati ninjije gute se kandi boss? Narabimubwiye ngo ampe ibyishimo ndetse twishimane kampani ayigumane ubuziraherezo, arahananira pe. Menya ari nayo mpamvu yahombye, Imana ishimwe rwose kuba yarahombye. Kandi rwose uriya mugore sinanjye buriya wamushizeho, n'abayobozi bo hejuru rwose bankuriye nibo baje ndetse bahita ko bamworiyanta baramwemerera kugira ngo ayobore. Gusa Imana ishimwe kuba yahombye ndetse nkabibumvisha bagahita ko babyumva ko yahombye ngahita ko mukuraho. Ariko rwose gutyo wowe nkwishiriyeho ndabizi neza rwose ntabwo yazigera, nyine ntabwo wakigera wivamo pe. Kampani yaba yawe ubuziraherezo, icyo ngusaba no kugira ngo rwose ubashe kuba wanshimisha ndetse twishimane birangire tu. Ubwo se boss ni gute nakwizera koko, ni gute nakizera ko turyamanye utamara kuwundunguruka ndetse nyine ukantengwa ntubinyemerere? Ariko rwose mama Joy uransetse use kuko ngira kubona ndi umugabo rwose, ndi umugabo urinda isezerano ryanjye kandi ndi umugabo urinda ijambo pe. Ese kuko uri kubona ndi umugabo wavuga amagambo nyine nkayo ngayo singira ikintu nyavugiraho rwose, ntugire ikibazo ntabwo nagutenguha, ahubwo we nyemerera ibindi byose rwose ubindekere. None se boss byabirahe koko ibyo bintu, kuko umugabo wanjye abimenye ko twashwana? Ariko rwose mama Joy jya ureka kwigira umwana rwose, kuko yabimenya ndetse akabimenya bikuye. Aha ariko nta kibazo rwose boss, base tuzabipanga ryari, ariko nkeneye kuba naba umuyobozi ndetse vuba. Niba ushaka nanone aha rwose byaba. Ati wese kandi boss hano muri biro koko? Ariko mama Joy jya ugabanya ubwana rwose, muri biro se ninde uhari ko buri muntu wese yinjira hano umuruzi kuri kamera? Nta muntu rwose uri buze ko wabibona aho gufunga hariya ndetse tugira ibyo dukora. Wowe rwose akazi ndakakwemera rwose, icyumweru gitabwa uzatangira akazi. Nuko byagenze rwose mama Joy yahise kagenda ndetse yegekaho urugi, bityo rero babasha kuba bagwa mu moshya ndetse bararyamana bagwa mu cyaha cy'ubusambanyi. Gusa barakwereka tugarutse rwose kwa Dativa. Dativa yari yicaye mu nzu ndetse mu kwicara mu nzu agiye kubona rwose umwana wiwe araje. Ati mwana wanjye se kandi kuje none habigenze biti? Ati mama nyine ku ishuri bishobora kuba byanze kuko banyangiye ko rwose nkora examen, rwose banze ko nkora examen ngo nta mafaranga y'ishuri ndari nabasha kuba nakishyura yose. Harya mwana wanjye nta mafaranga y'ishuri wari wishyura? Yego rwose mama nta mafaranga y'ishuri nari nishyura, kandi rwose urabizi neza pe, urabizi neza rwose ntabwo nakora ikizamini ntarishyura pe. Rero banyirukanye ndetse barambwiye ngo ntaye nzagaruke mfite amafaranga. Ati ibi bintu kumbwira rwose urisereye, ntabwo uri kumbeshya mwana wanjye? Ese mama kuva ryari nkubeshya? Ntubizi ko ntajya nkubeshya kandi ko ntakubeshya mama? Ati koko wanamugani mwana wanjye, ni ibibazo mfite biri gutuma rwose ngutekereza uko utari. Kuva kera koko ndabizi mwana wanjye, nta na rimwe wigeze umbeshya. None se mwana wanjye ubu koko biribuze kuba byagenda gute kubizi neza ko nta mafaranga mfite? Basi reka nshaka nyine umuntu ngurira kariya gasambu kari munsi y'urugo turebe ko twakagurisha ndetse ukiga. Oya rwose mama wikivuna ndetse wikwivuna gutyo, kuko ndabizi neza rwose mama nta kibazo ndetse kandi bizagenda neza. Ndabizi mama, sinzi impamvu mama afite icyizere ko uzabona akazi ndetse vuba mama. Rero nta mpamvu yo kuba wafata isambu dutuze, no se kuko wigurishije twabaho gute? Urabizi niho dutema igitoki, niho rwose duhinga tugakura udushyimbo. Use koko mama nubigurisha ukumva byagenda biti? Mama reka njyewe nicara, dore ko nigeze no muri kaminuza ntacyo bitwaye. Reka nicare ndetse ntegereze isaha y'Imana, ndabizi neza bizakunda ndetse nsubire ku ishuri. Gusa we mama wenda icyo ngusabye gerageza nawe rwose ugire kwizera ndetse ureke kwigunga. Reba ko amagufa yawe mama uzi ko wananutse bigaragara, reba rwose amagufa arashinyitse ku mubiri wawe. Oya rwose Yves mwana wanjye nsigaye ndarantekereza uburyo mwabaho ndetse bikancanga bikandenga. Oya rwose mama use ntugiye kumara icyumweru rwose nta kazi ufite? Use ntitubayeho ntituryame ujye ubona ari ikibazo dufite? Koko wanamugani mwana wanjye se Yves mwana wanjye, kuki usigaye ufite kwizera cyane ugereranyije nanjye, kandi kose ninjye nagiraga kwizera kukurusha. Oya rwose mama ndabyumva hari igihe umuntu agera mu bihe bigatuma umugani wawe gutakaza icyizere kwiwe biba hafi. Gusa
gusa rwose ntabwo twese twamera kimwe ngo nanjye ntakaze icyizere, njye nizeye Imana kandi nzi ko rwose mama uzongera ubona akazi keza. Gusa reka mbe nicaye hano ngume mu rugo ntacyo bitwaye, nyine tugomeze dutegereze isaha y'Imana, nta mpamvu rwose mama yo kuba wagurisha isambu. Yego rwose mwana wanjye, gusa yive ndi umunyamugisha kuba mfite umwana nkawe rwose unyumva pe. Ndabizi biba bigoye ndetse bigoranye rwose kuba wabona umwana rwose ukumva nk'uko unyumva. Oya rwose mama, nta mpamvu nanjye ndi mukuru mba mbibona ko nta ruhare wabigizemo se. Kandi rwose mama ntugire ikibazo rwose, Imana ihora ihoze, ndabizi neza izakora ibitangaza kandi uzayishima birenze gutya mama. Kandi ndabizi nijya kuguha n'akandi kazi izaguha akazi karenza ko wari ufite. Yego rwose mwana wanjye, ntugire ikibazo, ndabizi neza bizakunda. Gusa papa Karine ndetse na mama Karine bari kuganira muri salo, mu kuganira kwa papa Karine se kabaza mama Karine ati se mama Karine Dative ameze gute ko ntamuheruka, ko ntakimubona nta kinaza hano. Ati ese kandi ese papa Karine ntabwo nigeze nkubwira ibyabaye kuri Dative? Ati we rwose ntabwo wigeze ubimbwira, ndetse nta habe na gato rwose ntabwo wigeze ubimbwiraho. Sha nyine kuntu byagenze papa Karine, Dative yarahombye muri kampani yacu ndetse ninavamo baramwirukanye, ubu yaragiye rwose. Ati yo mama Karine kuki utigeze umbwira ibyo bintu ndetse ngo tubashe kuba twajya kumusura? Oya rwose papa Karine ntukajya wita ku bintu nk'ibyo byose, wajya ujya kumusura umubwira iki? Ubu yarihebye ndetse afite agahinda kenshi, nta mpamvu yo kuba twajya kumusura rwose, mwihorere. Ese mama Karine reka nkubaze ikibazo. Nta kibazo rwose papa Karine, mbaza ndi kukumva. Ubu ngubu koko uretse kwirengagiza ndetse no kwijijisha, uriya mugore uyoboye rwose umumaro yari adufitiye rwose mu muryango wacu, uzi ko ariwe waguhaye akazi ndetse warakabuze. Yego rwose papa Karine ndabizi niwe wampaye akazi, kandi rwose nari narasereye, nari nashatse akazi narakabuze. Gusa rwose kuba yarampaye akazi ntibikuyeho rwose ubujiji bwe, nimba yarabaye injiji se kampani yiwe igahomba, ibyo ngibyo rwose ukumva wabindenganyiriza rwose papa Karine. Oya rwose mama Karine ntukavuge gutyo. Ese ninde wamwirukanye? Ni perezida wacu rwose, wa wundi dukuriye twese niwe wamwirukanye nyine ngo yarahombye. Ariko uriya mugabo ni idebe rwose. Ese reka nkubaze mama Karine, ubwo uri kumva kuba mwarahombye kampani yanyu ko agakwiye kuba twabishinza Dative, cyangwa ni wowe rwose soye kontabule wa kampani sojera amafaranga yose, ushatse kuvuga ngo niwe warangaye ndetse kampani irahomba? Kandi Dative ukunda umuzi neza rwose, akora uko ashoboye kugira ngo kampani yanyu itere imbere, none ngo nta n'urusoni baramwirukanye kweri? Nuko ntari umuyobozi gusa birambabaje, uriya mugore rwose arambabaje, sinzi impamvu. Baby calm down, ese kuki ubyegereje umutima cyangwa waramukuzi? Mva mama Karine ntuzaniyeho ubugoryi ndetse ntuzaniyeho amatiku. Icyo nshatse kuvuga hano ndetse uri kucyumva neza cyane, uriya mugore rwose ni inyangamugayo ndetse ntiyatuma kampani rwose ihomba. Gusa ikintu kimbabaje ni ukuntu bamwirukanye ngo yarahombye nta n'urusoni. Ese baby please wibifata bigira birebire, nyine baramwirukanye yakoze ibintu bitari byo, kampani irahomba baramwirukana. Ati okay fine, nta ribi noneho ngambwira ibintu, siwe mubana siwe mwirirwanaga mu kazi? Yego rwose mugabo mwiza, ninjye twirirwanaga ku kazi. Ngaho mbwira ibintu yakoze bitari byo byatumye ahomba, bira amafaranga ahantu yayashoye rwose yahatumye ahomba ndetse ntabone. Cyangwa mama Karine utambwira ko ibintu ndi gutekereza ari byo? Oya rwose papa Karine tugira ibintu utekereza bindi, kuko ndabizi neza rwose ibintu byose ubibona ndetse n'imishinga hano nkora mu rugo ni inyungu ya kampani, ndetse mba nakoze uko nshoboye kugira ngo dutere imbere pe, ntabwo ari amafaranga mba nibye. Ati okay sa nta kibazo rwose, reka nkureke papa Karine, reka nkureke njye kureba rwose umuyobozi wacu, ndi kubona yanyandikiye ngo arankeneye, ngo turi buze kuba twasubira ku mugoroba. Sa rwose nta kibazo, ugenda ndetse ujye kureba uwo muyobozi wanyu. Gusa ibyo bintu birambabaje pe, ni ugutegura ndetse nkareba uko najya gusura uriya mubyeyi nkamuganiriza, numva ubu ngubu rwose afite agahinda. Nuko mama Karine yahise akagenda ndetse ajya kureba umuyobozi wabo mukuru nk'uko yari yamubwiye ko rwose amukeneye. Gusa mu gushika kuri biro y'umuyobozi wabo rwose yarahageze, mu kuhagera rwose yasanze umuyobozi wabo ntawe uhari. Gusa abajije rwose sekreteri we yamubwiye ko rwose ari mu cyumba cye ndetse ari gukorera akazi ke. Nuko mama Karine yahise ahamagara umuyobozi, gusa mu kumuhamagara yamubwiye ko agomba kuba yamusanga mu cyumba cyaho yari ari gukorera akazi. Nuko mama Karine ntigeze abitindaho ndetse nta nubwo yabitekerejeho cyane, dore ko yatekerezaga ko ari umuyobozi we ndetse ko nta bindi rwose birenze byabasha kuba byaba. Nuko mama Karine yaragiye ndetse ahita ko yinjira mu cyumba cy'umuyobozi wabo mukuru. Ati mama Karine waje se? Ati yego rwose umuyobozi naje ndetse rwose meze neza nta kibazo mfite. Ati okay fine, none se mama Karine bimeze bite, kampani imeze gute, iri kugenda neza? Ati yego rwose umuyobozi iri kugenda neza kandi nta kibazo rwose, nta kibazo kibirimo pe, nta kibazo kibirimo rwose, ibintu byose biri kugenda neza ndetse biri gucamo. Ati okay
Imana ishimwe rwose niba biri gucamo. Rwose mu makari ikankubaza, uri kubona iriya kampani nyugwaye ukayobora rwose wabikora ndetse ukabikora neza? Ati wow, ati muyobozi, gusa ibintu uri kumbwira byashoboka wanyemerera ndetse nkayegukana nkabasha kuba nayobora? Rwose ubinyemerera ndetse ukanyemera kuba nayobora neza, kandi rwose ntabwo kampani yacu yazigera isubira inyuma. Buri muntu wese yazajya yifuza kuba yashoramo imigabane ye rwose kugira ngo rwose nawe abone inyungu. Ati okay fine, rero nimba wabasha kuba wabikora ndi kubitekerezaho ndetse ndebe rwose kuko nabasha kuba naguha imigabane ndetse nkaguha imigabane myinshi. Si nibyo gusa bwo nko kugira perezida w'iriya kampani rwose. Oya rwose perezida tuma nirata pe, uzi ko ibintu uri kumbwira ntari kubyizera. Oya rwose mu makariye se no kubera icyo utari kubyizera, wowe byizere ndetse ubyumve cyane rwose. Nimba uri kontabule ukabasha kuba wacunga umutungo w'iriya kampani ndetse ukawucunga neza, ntacyo bitwaye rwose. Biriya bintu byose wabikora ndetse ukabikora neza. Gusa barakwereka tugarutse ku ruhande rwose rwo kwa Papa Carine yaragiye ndetse ahita akajya gusura Dative. Gusa mu gushika kwa Dative yasanze Dative yarananutse cyane ndetse bigaragara ko Dative yihebye ndetse afite agahinda kenshi cyane. Ati bimeze bite se perezida we? Ari rwose Papa Carine we ntukanca umugani, byararanye ntabwo kiri perezida. Ese mu makarine nti yakubwiye ko rwose banyirukanye ndetse ko bashwishwirije ko banyirukanye ndetse bakanyirukana nta n'imperekeza bampaye? Ati yewe cyakora numiwe pe, ibaze ko mu makarine rwose none niho yabimbwiye. Gusa namutonganyije kuko sinabyumvishije pe, sinumvishije kuntu rwose kampani yanyu yaba yarahombye kandi nkuzi ubutwari ndetse n'ubuhanga bwinshi cyane. Sha Papa Carine bireka ibyo ngibyo rwose, iwereka uko ubona ibintu siko abandi baba babibona. None se Dati, gerageza rwose umbwire byagenze gute kugira ngo ubashe kuba wakwirukana ndetse kugira ngo kampani yanyu rwose ibashe kuba yahomba? Sha Papa Carine, inkuru ndende ndetse utabasha kuba wasobanukirwa. Sinitaye ko rwose umugore wawe cyangwa abandi bose muri inshuti bo muri iriya kampani. Gusa uko mbitekereza rwose, ndatekereza ko abantu dukorana aribo bangambaniye ndetse bakanteranya kuri boss, kuko rwose nari nzi ko ndi gukora akazi kanjye neza ndetse na raporo zose rwose uko nagendaga nzibona uko bagendaga bazimpa, yaba ari mu makarine ndetse no mu majoyi. Rwose banyerekaga ko ibintu biri kugenda neza pe. Gusa natunguwe no kujya mu nama ndetse ngiye mu nama perezida ambwira ko rwose ngo nayo ibintu ngo ntanga impano ku bakozi banjye ngo duhimbaza mu twa hato na hato, ngo nyine kampani rwose ngendamo ndetse naya nyine ngo ibintu byose nkoramo nta bushishozi mba nabishizemo. Ubwo nyine biviramo guta ko banyirukana. Nari kubigenza gute? Narabyihoreye nyine ndiheba nyine, gusa birarangira. Nase nari kubikora gute mubyeyi wanjye? Sha Dati birambabaje ndetse cyane. Ubu ngubu ntangiye kubyumva. Ntiwabonye iriya nzu rwose tumaje kuzuza y'agacurama? Ati yego rwose nabonye warateye imbere uko byasa kose, bashaka kuba baragusezereye mu kazi kawe rwose baguhaye amafaranga menshi. Dati urabizi rwose kuva kera no kugira ngo rwose ube umugore wanjye akazi ninjye nabigizemo uruhare. Urabizi twabaye inshuti kuva kera. Ati yego rwose Papa Carine twabaye inshuti kuva kera kandi nanjye nari inshuti yawe y'umuryango, kandi rwose nawe wari inshuti yanjye y'umuryango ndetse ya hafi. Rero ndakubwiza ukuri, nanjye banyirukanye ndetse nta n'igiceri cy'icumi bigeze bampa mu kunyirukana. Gusa rwose ndahamya neza ndashidikanya ko Papa Carine rwose yazanye amafaranga menshi ndetse cyane mu nzu y'iwacu pe, kandi urabona rwose turi gutera imbere mu buryo bufatika. Gusa ubu nibwo ntangiye kumva ko rwose aya mafaranga yose ariyo bagiye banyereza ndetse bakayakura muri kampani yanyu. Ati yego rwose niko mbitekereza pe, gusa ntugire ikibazo rwose Papa Carine, nta kibi mbifuriza ndetse nta n'ikibi natekereza ku muryango wanyu. Basi nyine nakomeza atunge ndetse atunganirwe yishime. Gusa nyine nta nubwo namurega kugira ngo mbashe kuba nasubirana akazi kanjye, reka mbereke ndetse mbipowe. Ndabizi neza rwose Imana izampa kandi kazi ndetse keza kurusha kariya. Gusa nyine ukomeze kunsenyera ndetse usaba Imana kugira ngo ibashe kuba yampa akazi. Rwose Dati ntugire ikibazo, ibyo ngibyo ngomba kubikora, kandi urabizi ko kuva kera rwose twahoraga dusengerana. Ahubwo se amakuru y'umuhungu wawe yiva ameze neza nyine? Gusa nawe rwose ku ishuri ntabwo ari kwiga, baramwirukanye bitewe n'amafaranga y'ishuri. Ati shuwa? Ati yego rwose baramwirukanye. Ati sha mama Yive ihangane pe, ihangane kuko nanjye urabona nta mafaranga mfite nyine, nta kazi mfite. Urabizi mba ngufashije, sinari gutuma umwana rwose ahagarara ndetse abashe kuba yava ku ishuri. Gusa ndabizi neza rwose mu minsi iri imbere Imana iribuze kuba yaca inzira. Yego rwose Imana iraza kuba yaca inzira kandi ndabyizeye cyane rwose pe. Gusa barakwereka tugarutse kwa Mama Carine ndetse na wa mukuru wa kampani bakomeje kuba baganira, ndetse Mama Carine yari afite ibyishimo byinshi cyane, dore ko rwose bari bamaze kuba bamwemerera ko azayobora kampani ndetse akamuha n'imigabane myinshi. Ndetse Mama Carine nawe nk'umuntu mukuru rwose urabyumva, ntabwo
iriya kampani nayiguhera ku busa rwose ndetse ngo nguhe n'imigabane myinshi rwose miguhere for free pe, ntabwo bibaho, ntabwo nabiguhera ubusa. Ati none se perezida ushatse kuvuga ikigo nuko ntari kubisobanukirwa? Ati ikintu nshatse kukubwira ndetse nshatse no kuba nagusobanurira nyine ubwo ngubwo, nawe uri umuntu mukuru rwose, gira ikintu nkumarira ndetse umpe ibyishimo birangire rwose, kwihere kampani utunge utunganirwe rwose, ntugire ikibazo rwose pe. Ati saa rwose nta kibazo, wowe nimba ubishaka ndumva twabikora rwose pe. Ati mu makayi kubyemeye ndetse bitakugoye. Ati wa rwose muyobozi umwe kuko nashobora kuba naguhakanira gute pe, naguhakanira gute kandi rwose mbizi neza ko ari wowe utuma mbaho ndetse ko ari wowe umpa rwose ibintu byose nkeneye, ubwo kuko uri kumva ku gaserivisi usabye nakaguhakanira. Nuko mama Karini ndetse na boss we nawe byarangiye baryamanye ndetse barishimana. Gusa bakiri muri ibyo rwose umukuru wabo muri kampani wari ubakuriye bose yaraje ndetse mu kuza asanga sekretari ari muri biro wenyine. Ati se kuri hano muri biro wenyine boss wawe we hari hehe? Ati boss wanjye rwose ari kumwe n'umukozi we rwose mu cyumba sinzi ibyo bari kuzuza. Ati he? Ati amasaha nk'aya ngaya y'akazi rwose ari mu cyumba ndetse ari mu ubwo se Fideli yaba afite ubwenge koko? Yego rwose ari muri cya cyumba cyajya aruhukiramo ari kumwe n'umukozi sinzi ibyo barimo, gusa bashobora kuba bari mu kazi rwose. Ati wa rwose secretary sindi umwana rwose ndabyumva ndetse ndabitekereza, maze iminsi rwose musaba amaraporo ndetse mu kumusaba amaraporo ntagire ikintu na kimwe rwose asubiza. Ese amakuru ya Dative? Ati Dative rwose baramwirukanye ntabwo agikora muri departement kuko kampani ye rwose ngo yarahombye. Ati shuwa? Ati yego rwose yarahombye, ndakeka bwo barabibabwiye. Yego rwose barabitubwiye ndetse batubwira ko hari kampani rwose umugore wayitwaye nabi ndetse igahomba, gusa ntabwo nari namenye ko rwose ari ya Dative. Se Dative yaba yarahombye gute kandi mbizi ko ari indakemwa mu mico ndetse no mu myitwarire? Ati aha simbizi rwose ko byagenze, gusa nyine ya kampani yakoragamo sigaye mbona rwose mama Karini ndetse na mama Joel nibo baza hano buri munsi ndetse birirwana rwose na boss mu cyumba cye. Ati shuwa? Ati yego rwose. Ati okay njyana muri control room yanyu rwose. Nuko bahise kubajyana na boss wabo mukuru muri control room gusa rwose ndetse mu kugeramo bareba mu makamera yose. Gusa mu kureba rwose boss yarumiye dore ko yasanze rwose ngo yasigiye kampani ngo ajya amufasha kugira ngo amufashe guyirirwana rwose na mama Karini ndetse na mama Joy baryamana bakora imico itari myiza. Nuko boss yahise kasohokamo ndetse asohoka babaye cyane, gusa mu gusohoka yahise kagera ndetse ajya kureba Dative. Gusa barakwereka mama Joy aho yari yicaye yarahamagaye boss wabo rwose. Ati se boss ko rwose utigeze umbwira ngo ntangire kuba nayobora kampani byagenze biti? Ariko rwose mama Joy uransetse rwose, ubu se kuko uretse kukubeshya ndetse no kukwiyemeraho nk'uko ubizi rwose nta bushobozi mfite bwo kuba bwakwimika ngo rwose ube perezida wa kampani. Gusa warakoze nyine kuba warampaye ibyishimo, ariko rwose sinkubeshye pe, ngende umukozi usanzwe nanjye banshizeho rwose, uriya mu boss mukuru niwe wanshizeho kugira ngo njye muhagararira. Gusa rwose njye nta bindi birenze, wenda mama Karini rwose icyo nakoze rwose no kugira ngo nanjye mbashe kuba nakwifatira ku byishimo kugira ngo nishime, naho ubundi rwose ntabwo njye rwose mfite uburenganzira ndetse n'ubushobozi bwo kuba nashira umuntu rwose muri kampani ngo abe perezida. Ushobora kuba natuma bagukuraho, ariko rwose ibyo kukwimika rwose naba nkubeshye nta bihari pe, nta bushobozi mbifitiye. Ahubwo wowe genda ujye kwipimisha ndetse urebe ko utanduye ndetse urebe ko wafata imiti rwose. Atariko boss si kuri ikigoryi nta bwenge ugira, boss ushatse kuvuga iki? Aha ntuntuke mugore, ntuntuke rwose, ntumbwire ko ndi ikigoryi ndetse ko nta bwenge ngira. Ubwo ngubwo ufite ubwenge rwose ndakubona, ahubwo ubwire na mama Karini rwose mujyane kuko sinzi ko rwose muri bazima kuko njye nagize ibyago rwose naranduye pe. Nuko mama Joy yese kahamagara mama Karini ndetse amuhamagara rwose ari mu marira menshi cyane. Ati se mama Karini wigeze uryamana na boss? Ati ase mama Joy ibyo ni ibicuri kuvuga kandi? Ati sha wareka n'iki ko twaryamanye ndetse akambeshya ngazampa akazi ndetse azangira diregiteri w'iyo kampani yacu, none dore rwose ndagihamagaye ndetse kirampakana ndagimbira ko nta bushobozi gifite bwo kuba cyakimika umuntu rwose ngo abe perezida. Ati oya se kandi ntabwo wabinkora. Sha uko niko kuri rero guhari ndetse ntabwo nakubeshya. Se nakubeshya nkunguka iki? Ati shuwa? Ati yego rwose ntabwo ndi kukubeshya niko kuri. Nuko mama Karini yahise kagenda ndetse agenda yirukanka ajya kureba mama Joy bajya kwa muganga. Gusa mu kujya kwa muganga rwose bose basanze baranduye ndetse bataha bihebye bafite agahinda kenshi cyane. Gusa barakwereka dugarutse ku ruhande rwa Dative rwose, Dative aricaye mu rugo ndetse yihebye cyane yababaye. Gusa mu kujya kureba yabonye imodoka nziza cyane ndetse ihenze rwose ije iparika mu rugo iwabo. Ati boss
kubera ko uje hano kandi uje kureba icyo uje kuwufunga ko nahombeje kampani zawe. Oya rwose Dativa ntabwo nagufunga, ahubwo ndaje kugira ngo mbashe kuba nagusubiza mu kazi kawe, kuko namaze kumenya neza rwose ibibera muri iriya kampani rwose simpamya neza ko rwose ari we watumye ihomba. Ahubwo reka ze ndebe ndetse ndebe icyo nakorera bari abagore ndetse n'uriya mugabo w'ikigoryi watumye kampani zanjye zose zihomba. Nuko directeur we kampani zose yase kaza ndetse mu kuzahamagara abapolisi baragenda ndetse bajya kuba bafunga Mama Karine ndetse na Mama Joy, dore ko batasize na wa muyobozi wabo mukuru rwose baryamanaga nawe. Mama Karine byarangiye rwose afunzwe ndetse na Mama Joy ndetse birangira bananduye sida. Dativa rwose yarongeye ndetse abona akazi kiwe ndetse abona akazi keza, ndetse ko rwose bidatinze Papa Karine nawe yaje kuba yabona akazi ndetse akabona rwose agahawe na Dativa. Inkuru yacu nahangaha irangiriye. Twibutsa gukora subscribe aho turayikora kugira ngo ujye ukomeza gukurikirana inkuru ndetse n'ibiganiro binyura kuri YouTube channel ya David Rwanda. Ndabakunda cyane rwose, twibutsa gukora share ndetse na comment. Imana ibarinde cyane.